twongeye kubaha ikaze abakunzi bacu, abakunzi mudukurikirana umunsi ku wundi, abakunzi mukunda ibiganiro byacu, tubahaye ikaze rero. Murabona ko nongeye kugarukana na Fanny. Turabashishikariza kudukurikirana. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ni challenge ya mbwiza ukuri nk'uko mubimenyereye. Tubashishikariza kudukurikira, twongera kukwibutsa gukora subscribe, comment, like, share kugira ngo ntihakagire ikiganiro cyacu na kimwe kigucika. Twongera no kwakira Fanny nawe abasuhuza. Hi guys, meze mute? Hope ko mumeze neza, natwe ko mutubona tumeze neza, turashima Imana. Mbese nta kibazo dufite. Nizere ko namwe mumeze neza kandi abatameze neza nukuri mujye mwihangana, ibintu biba bizagenda neza. Okay. Tugusaba rero ko nubundi twatangiye. Okay guys, nkuko mubizi nubundi twagarutse muri mbwiskuri, ibibazo tuba tubifite. Mbese noneho uyu munsi ni umuriro. Ninjye ubanje nubundi nk'ibisanzwe. Reka tubabarize Kenta noneho. Aha. Ana ikibazo kibaza ngo ese iyo wumva ubabaye cyane ukora iki? Cyangwa ni iki gituma wongera kumva wishimye? Okay, ibintu nkora iyo numva mbabaye bigatuma nongera kumva nishimye ni nka bitatu cyangwa se nkunda. Icya mbere ndasenga. Icya kabiri ndaririmba nubwo ntabyo nzi. Icya gatatu nkunda gutembera nk'ahantu habera karaoke, ariko haba hari nyine just izira ndirimbo bari gucuranga za kera za karahanyuze, hari n'itorero ryo kubyina imbyino nyarwanda cyangwa se imbyino gakondo. Nibyo bintu biduhura nkumva nongeye kwishima nari mfite mu mbi. Okay, good. Byiza cyane. Okay. Ikibazo kiragira kiti ese uhawe amahirwe yo gusoma intekerezo z'abantu, ninde mustari wakwifuza gusoma intekerezo ze? Mustari umwe wo mu Rwanda cyangwa ku isi yose? Uwo ari we wese. Umustari ureba ukavuga ati sha wowe rwose pe, ngize amahirwe yo gusoma intekerezo z'umuntu niwe ntasoma intekerezo ze. Okay, reka mvuge umukobwa n'umuhungu bazi. Okay. Intekerezo z'umuntu nifuza kuba nasoma ni intekerezo za Naomi. Ni intekerezo za Naomi nyine ukuntu nyine babona yitereye. Mubona ubuzima bwe bwose nyine buhora bushimishije. Mba nibaza buri mu mutwe n'iki kiba kijya mbere. Ubwo abandi tubabara ubwo nyine ubona sometime minkanyari yaje kubera kudaseka ibitekerezo byatubanye ibitekerezo. Sindabona Naomi yahumbye amenyo cyangwa yahumbye umunwa, ahora nyine aseka. Mba nibaza mu mutwe n'iki kijya mbere. Undi wa kabiri we ni Ben, kuko nyine niwe nkunda, nyine niwe mfana cyane. Iyo rero ufana umuntu uba wifuza kumenya nyine buri kintu cyose kuri we ni iki kijya mbere. Ubwo rero urumva mpawe uburenganzira bwo kujya none mu ntekerezo. Yego. Nahajagaje. Ndumva wahamerera nabi. Nabo ngabo batu. Yes. Okay. Hano hari ikibazo kivuga ngo ni iki umuntu yagukorera wamukundaga ugahita umwanga? Vuga ibintu bitatu. Okay, ibintu bitatu umuntu yankorera namukundaga nkahita mwanga. Umuntu utagira ukuri muri we, ubeshya. Umuntu urangwa no kubeshya uwo ari we wese. Ariko abeshya njyewe ntago twakomezanye. Ikindi kintu abeshya wowe ibyo abandi ntubyitayeho. Byandi ntabwo byitayeho. Jesus ke. Ariko none wibuke ko ashobora kuba watakubeshya ariko abandi akaba babeshya kandi ibyo bintu bizahindukira mwese bikabagiraho ingaruka. Ibyo nabyo bitekereza. Okay, ntacyo, reka mbivuge ko ari umuntu ubeshya muri rusange. Umuntu ugira ingeso yo kubeshya
kuko umuntu ubeshya ukunda kugira iyo ngeso usanga inshuro nyinshi nawe ubwo aribeshyera nyine aribeshyera noneho bya bindi ubushize yaje akakubwira ejo ugasanga arongera abisubiyemo kubera ko atibuka ko yabikubeshye. Okay, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, umuntu wiyemera rwose nawe nyine byatuma mwanga. Icya gatatu, umuntu utiyubaha utananyubaha. Ibyo rwose nahita mbwira nti bye. Ikibazo kiragira kiti ese wigeze ukunda umuntu mu buryo butangaje byagenze bite? Mu buryo butangaje? Yego, nyine igihe uzi wigeze gukunda umuntu ukabona nawe ubwawe pe nyine ibintu uri gukora biri kugutangaza nawe ukabona uri kwitungura. Yego, icyo gihe byari byagenze bite? Ntabwo dushaka kumenya uwo muntu uwo ari we, dushaka kumenya ubwo buryo nyine witwaraga muri urwo rukundo rwawe. Ntabwo mbyibuka nuko. So ni ukuvuga ngo njyewe ikintu nzi cyaba cyarantangaje muri relationship yanjye nyine. So rero reka mvuga akantu gatoya. Nigeze nakomereka cyane nyine mu mutima sha kuva icyo gihe numva abantu bitwa igitsina gabo ndabanze ku buryo numvaga no mu buzima ntazigera nyine nshaka umugabo cyangwa se numvaga ibyo bintu byose kuko bizanakurura bikaza no kubyara numvaga bitazabaho ko numvaga uwo mwana wundi sinzamukunda azaba hari uw'igikomere cyanjye. So noneho rero igihe kimwe nyine yigeze nkunda numvaga ari ibintu bidashoboka kuri njyewe nkumva bya bindi byo abandi nyine ntabwo bashuti bawe bakubwiraga ari umuntu wumbuza amahoro sinzi numvaga ari kuntera isese numvaga ari nk'injereri ziri kunjya mu matwi. Noneho ngiye nkumva ibyo bintu by'uburofa ngiye bitazigera binambaho. Yego, so rero njyewe ikintu cyantangaje ni uko nigize nakunda noneho no kugira ngo ahubwo ndyame uwo muntu atarampamagara. Bikaba ikibazo. So twabyumvise guys, muze muri comment namwe muduhe ibitekerezo byanyu. Ese wowe ninde muntu wigeze gukunda mu buryo butangaje? Icyo gihe byari byagenze bite? Ibibazo byose twatambukije ni challenge ya mbwiza ukuri. Tubasaba rero ko muza muri comment mukaduha ibitekerezo byanyu kandi tunabashimira uburyo mwadukurikiranye ntabwo twabarambiye nkuko tujya tubibabwira. Dukomeza kubashishikariza rero gukora subscribe, gukora ushyiraho comment, like, unasharinga inshuti zawe zindi kugira ngo nazo zigire inyigisho zikura muri iki kiganiro. Ikiganiro cyacu rero nakagaruka kani. Bye.